Ndongeye ndabasuhuje cyane nshuti bataramye kuri Jeune mwene Sirage. Uyu munsi tugiye kwiganirira ku mateka y'umunsi ukomeye, umunsi w'amateka wa Saint Valentin. Ese wari uzi umunsi wa Saint Valentin ko ari umunsi w'urukundo wizihizwa uyu munsi kwa 14 Gashyantare ushobora kuba waraturutse ku rupfu rw'umuntu waciwe umutwe? Yari muntu ki ku buryo umwami w'i Roma yamwicishije? Ese yishwe azira urukundo koko cyangwa azira ukwemera kwe? Kuki kugeza uyu munsi hari abamwemera n'abawuhakana? Uyu munsi tugiye gusesengura inkuru zuzuye ya Saint Valentin kuva ku ifatwa rye, urubanza rwe kugeza ku rupfu rwe ku ngoma ya Claudius wa kabiri. Ariko hari igice cy'inkuru abantu benshi batigeze babwirwa. Komeza utege amatwi kugeza ku musozo w'uyu Jeune mwene Sirage. Mu kinyejana cya gatatu ubukristo ntibwari bwemewe i Roma. Abakristo benshi baricwaga. Claudius wa kabiri yari umwami w'intambara. Yizeraga ko abasirikare batagomba gushaka kugira ngo babashe kurwana neza no gukurikirana imirimo yo ku rugamba. Nibwo hashyizweho itegeko ribuza abasirikare gushaka. Ariko hari umuntu umwe wavuze oya, arongera asubiramo oya, arayitsindagira ati oya, uyu ni Valentin, twizihize uyu munsi. Yakomeje gushyigikira abakundana mu ibanga. Icyo gihe byari ukwiyahura, byari ukwishyira mu kaga, byari ukwiyamagarira amakara akayisuka ku birenge. Amakuru yageze ibwami, Saint Valentin arafatwa, afungirwa muri gereza ategereje urubanza. Ariko muri gereza niho havutse indi nkuru itangaje abantu benshi mutazi. Hari umukobwa w'umucungagereza utarabonaga, yagiraga ubumuga bwo kutabona. Valentin aramusengera arakira. Ese ibi byabayeho koko? Abashakashatsi bamwe barashidikanya, ariko iyi nkuru niyo yatumye izina rye rikomeza kubaho cyane, aba icyamamare, ndetse na n'ubu tukaba tukimuvuga. Bivugwa ko mbere yo kwicwa yanditse ibaruwa isoza igira iti from your Valentine. Niho haturutse umuco w'amakarita y'urukundo. Ariko noneho reka twinjire mu gice gikomeye kurushaho. Valentin yazanywe imbere ya Claudius wa kabiri. Yahawe amahitamo agera kuri 3: guhakana ukwemera kwe, gusenga imana za Roma cyangwa ibigirwamana by'i Roma, cyangwa gupfa. Amahitamo nangahe? 3: guhakana ukwemera, gusenga ibigirwamana cyangwa gupfa. Yahisemo kudahakana ibyo yizeraga. Claudius wa kabiri yategetse ko acibwa umutwe ku wa 14 Gashyantare ahagana mu mwaka wa 269 cyangwa 270. Valentin yajyanywe hanze y'umujyi w'i Roma, aho niho yiciwe. Uwo munsi wahindutse itariki izahindura amateka, umunsi w'amateka utibagirana. Mu kinyejana cya 5 Kiliziya Gatolika yashyizeho uyu munsi wa 14 Gashyantare nk'umunsi wo kwibuka Valentin. Nyuma yaho mu kinyejana cya 14 umwanditsi Geoffrey Chaucer yanditse ku rukundo rujyanye n'iyi tariki. Buhoro buhoro uyu munsi uhinduka umunsi w'abakundana, indabo, impano, carte postale. Ariko n'ubundi uyu munsi urakibazwaho byinshi. Ni umunsi wo kwibutsa urukundo, wahindutse umunsi rusange. Abahakana bavuga ko amateka ye atizewe neza, wahindutse umunsi w'ubucuruzi ntushingiye ku byanditswe bya Bibiliya. Mu 1969 Kiliziya Gatolika yakuye izina rye muri kalendari rusange kubera amateka atarasobanutse neza. Ariko uyu munsi uracyakomeje kwizihizwa ku isi yose. None reka nongere nkubaze ikibazo. Ese Saint Valentin yari umunyabugingo w'urukundo cyangwa yari umumartini w'ukwemera?
ese 14 Gashyantare ni umunsi w'urukundo nyawo cyangwa ni umunsi w'ubucuruzi? Wowe ubitekerezaho iki? Urabibona gute? Ubyumva gute? Kubera ko yaba abasilamu, abagatulika, abadivantisite, umunsi wa karindwi, Jehovah's, Protestants, ADEPR, amadini yose atandukanye, uyu munsi mu ngeri zitandukanye barawizihiza batitaye ko ari umunsi wa Kiliziya Gatolika cyangwa se ari Mutagatifu Valante cyangwa se ari ibindi bishobora kuba byarabaye. Ni umunsi abakundana basanzwe bahura bakaganira, bakibukiranya amateka y'urukundo rwabo, bagahana indabo, bagahana impano zitandukanye kugira ngo ubabere umunsi mwiza wo gushimangira ibyo bamazemo iminsi. Ni umunsi kandi abantu batandukanye bemeza ko uberaho ibitandukanye byinshi. Umunsi abantu benshi baterwa amada kubera kwishimira urwo rukundo rwabo, bakarengera bakajya mu bindi. Ni umunsi abantu banywa amayoga bagasinda. Ni umunsi abantu batavugaho rumwe mu ngeri zitandukanye, bamwe barawemeza abandi bakawuhakana, bamwe barawukeza abandi ntibawukeze, bamwe barawushyigikira abandi ntibawushyigikire. Ese wowe uhagaze mu ruhe ruhande? Uwutekerezaho iki? Ikiruta byose ariko, Saint Valentin ni umunsi w'urukundo, ni umunsi w'abakundana, aho abakristu bemeza ko Imana ari urukundo. Udakunda wese ntabaza Imana, kuko Imana ni urukundo. Mwibuke ko urukundo rurihangana, ntirugira ishyari, ntirurakara, ntirondera akari akarwo. Urukundo ni rwo rwa mbere. Uhagaze he? Ese ni ngombwa kwizihiza Saint Valentin ufite uwo mukundana, cyangwa se kuba ufite umutima w'urukundo byonyine birahagije? Eugene mwene Sirake, nawe utanga igitekerezo cyawe muri komenti hasi umanuke, kandi wibuke gukora like, share, comment na subscribe. Turamana akagaruka. Uyu ni umutaramyi wanyu intore cyane, wizihirangabo rwa Mugenga, icumu n'ikigembe, ntihaye buryo n'ibumoso. Igitaramo narimo cyicwa n'irungu, abatanzi baranyifuza, abanzi bakanyegamiza, bakagira ati nzabarwanira ishyaka. Nkawe igikaka gikwigekano cy'imfizi turacyarogorogo zambaye ingoma rugaragara ndazikotana rwa mucurankumbi, gusasira barakaje imihigo rusanganira ntambara. Iyo nyikubise inshuro abatangira baranyifuza. Ciao, duhure ku isango y'ubutaha. Dusigasire umuco ntituwuca, ahubwo twicare ku muce ubundi ducoca amagambo. Umugani wa Rumaga, u Rwanda rugira rute? Ruzira umwaga.